Bakunzi ba Essence TV twongeye kubasuhuza ni wa mwanya wahariwe amakuru mu Kinyarwanda nkuko bisanzwe ngewe yabagezaho ni Imaniragaba Joseph. Nkuko mubimenyereye twiyemeje kujya tubagezaho amakuru y'ibivugwa haba hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kandi tukabatoranyiriza inkuru igezweho, inkuru ubona kari ingirakamaro ku bakunzi ba Essence TV ndetse n'abakurikirana Essence TV bose muri rusange ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kubagezaho inkuru ibivugwa hano iwacu mu Rwanda. General Retired James Kabarebe wakoze imirimo itandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda RDF yavuze ko ari we wisabiye umugaba mukuru Lieutenant General Mubaraka Muganga kumushyira ku rutonde rw'abasezererwa bakajya mu kiruhuko kizabukuru. Tariki ya 30 Kanama 2023 General James Kabarebe, Fred Ibingira, Charles Kayonga n'abandi 9 bari ku rwego rwa General, abofisiye bakuru 83, abofisiye bato 6 n'abasirikare bato 86 barasezerewe. 678 basoza amasezerano yabo muri RDF, abandi 160 basezererwa kubera impamvu z'uburwayi. Muri video yashyizwe ahagaragara y'umuhango wo gusezerera abasirikare bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kuri uyu wa 7 Nzeri 2023, General Retired Kabarebe waruhagarariye bagenzi be yumvikana avuga ko igihe cyari kigeze ngo ajye mu kiruhuko kandi ko ari we wabyisabiye. Aragira ati ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi ni ijambo ritoroshye kubera ko ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi w'ibyishimo birenze. Maze ukwezi kose kurenga ntekereza ijambo navuga kuri uyu munsi kubera ko nari nzi ko uyu munsi uzagera. CDS cyangwa Chief of Defense Services akora liste yo gushaka abazajya muri retirement y'umwaka. Twaraganiriye ndamubwira nti niba ukora liste ubanze izina ryanjye hejuru y'abandi bose, abandi ubakurikize. Ndabimubwira nawe niko yabyumvaga. General Retired Kabarebe yavuze ko bitewe n'ibyishimo yagerageje inshuro nyinshi kwandika imbwirwaruhame azasomera mu muhango wo gusezera muri RDF, arazisiba afata icyemezo cyo kuvuga amagambo amuvuye ku mutima. Ati ngera aho ngaho mpitamo kuzavuga mbikuye ku mutima wanjye. Ntabwo ari amagambo akomeye cyane, nta nubwo agoranye, ariko ijambo mfite uyu munsi ni iryo gushimira. Uyu musirikare yavuze ko kuba we na bagenzi be barasezerewe muri RDF ari byiza kuko byatumye baha umwanya abakiri bato kugira ngo buse ikivi cyabo. Ati iyo mugeze mu myaka kuko igisirikare gikenera imbaraga cyane cyane z'umubiri, gusezera ni ugutanga umwanya kugira ngo abakiri bato bafite imbaraga bakomereze igisirikare, bakorera igisirikare kubera ko inyungu tuzibona mu gisirikare cyacu. General Retired Kabarebe yavuze ko kuba we na bagenzi be barasezerewe mu gisirikare bitavuze ko baretse igisirikare, kuko icyaba cyose no mu gihe cyabera bagaruka. Ati nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, aba bagabo bose mubona bahari ntabwo byashoboka. Uyu musirikare yavuze ko kuba we na bagenzi be barasezerewe muri RDF ari byiza kuko byatumye baha umwanya abakiri bato kugira ngo buse ikivi cyabo. Ati iyo bigeze mu myaka y'izabukuru ntibiba bicyoroshye kuko igisirikare gikenera imbaraga cyane cyane iz'umubiri. Gusezera ni ugutanga umwanya kugira ngo abakiri bato bafite imbaraga bakorere igisirikare kubera ko inyungu tuzibona mu gisirikare cyacu. General Retired Kabarebe
yavuze ko kuba we na bagenzi be barasezerewe mu gisirikare bitavuze ko baretse igisirikare, kuko ngo cyaba cyose no mu gihe cyabera bagaruka. Ati nta cyashobora guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu, abagabo bose mubona aha bahari. Ntabwo byashoboka, ni ugukuramo uniform ariko ukamenya ko aho wayikenera wayisingira ako kanya. Ashingiye ku bushobozi abona mu gisirikare cy'u Rwanda, General Ted Kabarebe w'imyaka 34 y'amavuko abona gitanga icyizere cyo kurinda igihugu mu gihe kirekire kigera ku myaka 100. General Ted Kabarebe yasoje ijambo rye ashimira cyane abantu batandukanye, by'umwihariko His Excellency Nyakubahwa Paul Kagame, ashimira abasirikare bose bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru kubw'ubwitange n'umurava bakoranye akazi ka gisirikare. Ashimira cyane kandi imiryango y'abasirikare bose bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru hafi mu gihe cyose bari bakiri mu kazi. Yasoje kandi yibutsa abari aho bose ko burya igisirikare ukivamo ariko cyo kitakuvamo. Aha akaba yarashakaga gushimangira icyo yizeje abanyarwanda ko nubwo bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ariko ko igihe cyose byaba bibaye ngombwa bakitabazwa ako kanya batazuyaza kwitaba. Abakunzi ba Excellence TV, turabashimiye kubw'umwanya wanyu mugenera ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Murabe igiciro ntagereranywa, murakoze, nakagaruka. Ciao.